Kanizere ko umeze neza aho uherereye hose, ni iby'agaciro kuba mbana nawe ndetse umunsi ku wundi. Ni The Boss wava nk'ibisanzwe nguhaye ikaze kuri Nesa Update, aho turebera hamwe gahunda zijyanye n'amakuru Nesa aba yagiye itangaza, yaba ku ikorwa ry'ibizami, yaba ku itangira ry'ibizami, yaba ku bijyanye n'amashuri, yaba ku banyeshuri muri rusange. Uyu munsi rero nje kubabwira iki? Uyu munsi ni ayahe makuru nje kubaha? Murabizi neza tumaze iminsi turi muri gahunda zijyanye n'ibizamini by'abana, amanota babonye yarasohotse, ndetse turi kwitegura n'abandi bazumva amanota ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cyenda. Uwo ni umunsi w'ejo ku wa mbere. Aba icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye, ubwo ni A level, twari twumvise amanota y'icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye, ubwo ni O level, senior 3, abenshi niko mukunda kubyita. Abo rero nibo tugiye kuvugaho uyu munsi. Hari abagiye bahabwa amashami batishimiye, hari abagiye bahabwa ibigo batishimiye ndetse basabwa kubihindurirwa. Ubwo rero iyo usabye guhindurirwa ikigo cyangwa se guhindurirwa ishami, utegereza ubutumwa Nesa cyangwa se REB iri bukwandikire ibyemeza cyangwa se ibihakana. Uyu munsi rero yasohoye itangazo rivuga ku basabye guhindurwa ishami, guhindurirwa ibigo, abo bose yabasubije. Hanyuma tugiye kuvuga ku itangazo ryasohowe na Nesa rivuga ku bijyanye no guhindurirwa ibigo ndetse no guhindurirwa amashami, ubwo no guhindurirwa ishuri birumvikana. Ndagira ngo ukore subscribe aho hasi kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, dukomeze n'iri tangazo. Tudatinze rero reka tuvuge kuri iri tangazo. Ni itangazo rijyanye na gahunda yo gusubiza abasabye kongera kugenzurirwa amanota, guhindurirwa ishami no guhindurirwa ishuri. Iri ni itangazo rero ku basabye bimwe mu byavuzwe haruguru, ryasohotse ku wa 29 Kanama umwaka w'ibihumbi 2025. Yego, ni itangazo rero ryaturutse kuri Nesa, riravuga riti: mu rwego rwo kwitegura itangira ry'umwaka w'amashuri wa 2025-2026, Nesa iributsa abanyeshuri basabye kongera kugenzurirwa amanota, guhindura ishami no guhindurirwa ishuri ibi bikurikira. Ubwo tugiye kumva ibyo Nesa ibasaba. Hanyuma icya mbere, igihe ntarengwa cyo gutanga ubujurire ni ku wa kabiri, tariki ya 2 z'ukwa cyenda saa 11 z'umugoroba. Icyo nicyo gihe ntarengwa Nesa yatanze cyo gutanga ubujurire bwanyu. Icyo ni icya mbere duhereyeho, ni ku itariki 2 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025 saa 11 z'umugoroba. Icyo gihe izaba yahagaze kwakira ubutumire. Hanyuma icya kabiri basabwa, abanyeshuri basabye kongera kugenzurirwa amanota ndetse no gukosoza imyirondoro. Ubwo busabe bugenda busubizwa uko bwakiriwe. Yego, nibyo nari ndimo mvuga nti ubwo busabe bugenda busubizwa uko bwakiriwe. Icyo ni icya kabiri. Kambasubiriremo, kiravuga kiti: abanyeshuri basabye kongera kugenzurirwa amanota ndetse no gukosoza imyirondoro, ubwo busabe bugenda busubizwa uko bwakiriwe. Ngira ngo murimo mubyumva. Ubwo abasabye mwese ni ugutegereza uko bwakiriwe, niko bugenda busubizwa. Hanyuma ubwo ubusabwa kubikora mu ba mbere kugira ngo usubizwe mu ba mbere. Hanyuma tujye ku cya gatatu. Icya gatatu musabwa, abanyeshuri bose bagomba kugera ku ishuri bitarenze ku wa mbere tariki ya 8 z'ukwezi kwa cyenda 2025. Abanyeshuri mwese muri rusange mugomba kugera ku ishuri kuri iyo tariki ivuzwe haruguru, ku itariki 8 y'ukwezi kwa cyenda
z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Yego, hanyuma reka tujye ku babyeyi. Ababyeyi b'umunyeshuri utazashobora kugera ku ishuri kuri iyi tariki bagomba kumenyesha ubuyobozi bw'ishuri igihe azagerera ku ishuri. Yego, hanyuma akamenyesha n'impamvu yatumye akererwa kugira ngo umuyobozi w'ishuri amushyire muri raporo y'abanyeshuri NESA yohereje kandi bakajyayo. Ngira ngo murabyumva, ababyeyi mwese musabwa kohereza abanyeshuri ku itariki yavuzwe haruguru. Umunyeshuri utazashobora kugera kuri iyo tariki agomba kwandikira umuyobozi w'ikigo cyangwa se umuyobozi w'ishuri akamushyira muri raporo NESA ikamenya abanyeshuri bataragera ku bigo. Icyo ni icya gatatu. Hanyuma tugiye ku cya kane, ubwo icyo cya kane nicyo kiraza kuba ari icya nyuma. Ni ukuvuga ngo ihereye ku byavuzwe mu mashuri, raporo NESA izasubiza abasabye guhindurirwa amashuri ishingiye ku myanya izaba yabonetse guhera ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu kugeza ku itariki 14 z'ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Urumva ko mu rwego rwo korohereza NESA ugomba kohereza umwana ku gihe kugira ngo NESA izamenye se abana bageze ku ishuri yoherejeyo ni bangahe, ese bose bagezeyo, hanyuma n'abataragiyeyo bamenye impamvu batagiyeyo kugira ngo babashe kuba basubiza abangaba bagiye basabwa guhindurirwa amashuri, guhindurirwa amashami. Murumva ko ni byiza korohereza iyi NESA, ngira ngo ababyeyi murabyumva. Hanyuma tukanubahiriza nyamuneka amabwiriza aba yaragiye atangwa mu bijyanye n'ingendo kugira ngo tutazaza twica gahunda ugasanga bitesha ikibazo. Hanyuma iri ni itangazo ryari ryasohotse kuri uyu wa 29 Kanama umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, n'ayandi matangazo menshi agendanye na education, agendanye na NESA tuzaza tugenda tuyabageza umunsi ku wundi. Nuvuga ngo ninjye The Boss bava nk'ibisanzwe, ino ni YouTube channel yanjye yawe yacu, ugomba kuyikurikira ukora subscribe hasi. Ciao ciao.